Impamvu zitera abantu gusubira inyuma izo arizo. Mu gitabo cy'umugenzi umuzingo wa mbere paje 151 kugera 153 tuhabona ikiganiro byiringiro yajyanye na Mukristo mu rugendo barimo. Tugiye kwibanda ku mpamvu 9 Mukristo yatanze zituma habaho gusubira inyuma. Intambwe ya mbere yo gusubira inyuma kwabo ni uko bibagiza uko bashobora iby'Imana n'urupfu no kuzacirwaho iteka. Bibwira ko bishoboza byose. Pawulo we yabivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Benshi bahugirana mu bidafite umumaro bakirengagiza aho bakura kunesha no gucika kuzacirwaho iteka. Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere havuga ngo ariko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Muri make kwibagirwa ko umuntu ari umunyantege nke. Dukeneye gushaka Kristo kuko ni umunyembaraga. Nitumwemera azaduha kunesha.